pasiteri yazanaga amazi yarangiza akayagurisha abantu akavuga ngo aya mazi yavuye muri Isiraheli noneho kugira ngo ugure aya mazi amake watangaga ni 500,000 cyangwa miliyoni bitewe nuko uri bitewe yavugaga ko ayo mazi se afashe icyago aya mazi ku bacuruzi bacuruzaga bagahomba yaravugaga ngo mugende mujye kuyanyanyagiza ngo ku muryango umuyatere no mu byo mucuruza wabakiriya baraza kuko barazaga ya mazi ntago yari amazi nyamazi n'amazi ngo bafataga abana b'impinja cyangwa se imirambo barangiza bakayoza noneho ya mazi bogesheje imirambo bakagira gute bakiyashyira mu macupa barangiza ya myuka mibi batongereye kuri ya mazi no kuri ya mirambo akaba ari yaza kuzura iby'abantu byagiye bipfa cyangwa kaza akora ibitangaza icyambabaje damu ntago ari ibintu byo guhimba inkuru nge nabanye nabo ndetse bikomeye hari abantu bayanywaga ariko uziko hari abantu benshi bafite abana bose batagiye bava ku Mana hari abantu benshi bafite abana bose siko bagiye bava ku Mana hari nabagiye bava ku badayimoni arayasengera ngo ayahe uyu muntu wari warabuze urubyaro noneho atarayanywa ndagenda ndamubwira ngo aya mazi wiyanywa Imana irambwiye ngo aya mazi wiyanywa noneho wa mupasiteri ahita abwira wa mudamu aramubwira ngo uyu nguyu ngo ni babandi bo mu butayu ngo wimukurikiza amazi arayanywa amaze kuyanywa ndamubwira ngo uyu mupasiteri arakuroze akorana n'imyuka mibi y'abarangi arakuroze ndamubwira ni kandi umuntu satani afite systeme yo gukoresha izina rya Yesu wa pirate abantu noneho bakumva izina Yesu bakagira ngo uyu muntu ni Imana imurimo abantu nibakanguke bashaka Imana ibintu byakomeye ubu muri ntago imabonye n'abaririmbyi damu nabonye n'abaririmbyi mbona abaririmbyi baririmba indirimbo z'Imana wa mugabo zo kuramya no guhimbaza nabo basinya amasezerano arambwira ngo abantu nabo barayasinye ngiye kubona mbona n'abaririmba indirimbo z'isi nabo barayasinye noneho twagiye ko natubona pandagare bafunga ibyumba nitwe abantu batumye bahafunga tubona pandagare iraje ahubwo ngo Imana idutabare pandagari raza baravuga ngo umunyarwanda bara no mu bundi mujyo butemeye n'amategeko ngo guti mba tuhamaza amezi 8 badushyira muri pandagare badukandagizaho ibirenge kandi twarasenze noneho twageze muri gereza nge n'uwo murundi baradukatira twasanze ari abantu bagiye bakatira imyaka 10 n'ingahe 20 tugezeyo uwo mupasiteri yari umuhanuzi ukomeye nanjye ndi umuhanuzi mupasiteri tugezeho mbona yuzuye umwuka wera ahuzuye nanjye mba ndahuzuye twarasenze umunsi wa mbere umunsi wa kabiri turasenga imbaraga z'Imana ziramanuka zimaze kumanuka abantu bose bari baraho n'abapolisi baraza nirirwa nyerekwa ry'umuntu w'umugore arangije aza kuri uwo musozi yazanye n'ikipe y'abahanuzi muri iyi minsi basigaye bagira abakiriya muri iyi minsi ugasanga ntabwo ari wabona uzinambara ziba mu bahanuzi ngo bamutwariye abantu abantu basigaye bafite abakiriya gute abakiriya ugasanga uziko natangaye ejo bundi nari ndikanyarira nagiye ndi ngenyine nta muntu nari ndi kumwe nawe wagiye kujya kubona umuhanuzi azamukanye umusozi nk'abantu 10 Inzozizacu TV ibiganiro n'amakuru agezweho. Yes, ibihe byiza cyane kuri wowe ubana natwe nkwifurize amahoro y'Imana. Nizere ko ibyo urimo byose biri kugenda neza kandi niba bitameze neza wizere Imana umenye ko ejo n'ejo bundi ubuzima bushobora guhinduka komera shikama ibihurimo ejo n'ejo bundi ubuzima buzahinduka. Icyo usabwa ni kimwe gusa ni ukwizera Imana ugasenga ubundi ugategereza ibisubizo biva ku Uwiteka dore ko byose bishobokera mu kwizera. Turongeye turagarutse rero nanone niba ari ubwa mbere dukurikiye wibuke ukore subscribe haba ku Inzozizacu TV ndetse no kuri Dawidi TV. Umukozi w'Imana umuhanuzi w'Imana niwe uyu munsi twongeye kugirwa amahirwe yo kuganira nawe. Ubushize twaganiriye ku buhamya
aduha igice twari tumaze gukora ibice bibiri by'ubuhamya by'uburyo yakijijwe mu buryo bwo kuba yarakoze impanuka ndetse akaza kwinjira mu rusengero mu mujyi wa Kigali. Urwo rusengero yinjiyemo ruberamo ibitangazo bitandukanye cyane, abantu bajyayo bagakira bitewe n'ikibazo barafite, ariko urwo rusengero nyamara basenga imbaraga z'umwijima bakorera Satani, sibyo? Yes. Niho Dawidi cyane aribagiwe. Oya niho twari turi. Umaze kwinjira mu rusengero twakwita urwa Satani mu mujyi wa Kigali. Kenshi wenda ibintu tuba tuvuga hari abantu batekereza ko ari stories ziba twaranditse cyangwa se ari ibintu wenda uba wahimbye. Nicyo kintu bamubwira by'umwariko. Icyo nabwira uwo nguwo namubwira kwibera amaso no kubera amaso ubugingo bwe, kubera ko turahari kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare kandi icyo Imana ishaka ku bantu bayo kibagereho. Iby'iminsi turimo n'ibihe turimo birakwiye ko buri muntu wese amenyana n'Imana, agasenga Imana ye apana gusenga Imana ya pasiteri, kubera ko abantu benshi bagendeye mu nzira ya pasiteri, mu nzira ya mushumba, mu nzira ya runaka, noneho ntago bari mu nzira y'Imana. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu nkababwira ngo basenge Imana bazi, Imana babonye apana Imana bumviye ku bandi. Ni byiza cyane. Naho ngaho rero navugaga twari tugeze, natekereza ubu ngubu tugiye gukomerezaho n'ubuhamya bwawe bw'iby'Imana yagiye ikora mu buzima bwawe bugiye butandukanye. Ni urugendo rukomeye cyane, dore ko twari tugeze ahangaha tugiye kugera naho wabaye mu ishyamba rya Kanyarira, nibyo? Ku musozi w'amasengesho wa Kanyarira. Igihe kingana gute? Ikanyarira nahabaye mu byiciro bibiri. Bwa mbere nahabaye amezi 4, ubwa kabiri mpagarutse maba amezi 6. Muri ayo mezi 6 ubwo Imana yari inkuye ku musozi, ndongera nsubira inyuma, nongera kujya kubayo. Egeza mikrofone munsi, nongera kujya kubayo maba amezi 6 mva kuri iryo shyamba. Mbonye umuntu njya kubana nawe. Uretse gato wenda kujya tubigereho by'umwihariko, bivuze ko mu musozi w'amasengesho, mu musozi wa Kanyarira wubaye igihe kingana n'amezi 10 nangahe, hafi umwaka wose. Ikanyarira habera ibintu byinshi bigiye bitandukanye bikomeye cyane kandi byo bitangaza, wenda nabyo uri buze kubitubwira nk'umuntu wabaye Ikanyarira igihe kingana n'ayo mezi yose. Hari byinshi cyane ugiye kutubwira kandi ugiye kudusangiza. Reka dusenge Imana ubundi dutangire ikiganiro cyacu dushyira imbere y'Imana. Turagushimiye Mana y'icyubahiro, tugushimiye imbaraga zawe n'imbabazi zawe, utugiriye ubuntu, udutije uyu mwanya kugira ngo tuvuge imirimo yawe. Nyemerera uhe umugisha buri muntu wese udukurikiranye. Reka abacitse intege Mwami Imana ubongerera imbaraga, kandi abari mu bibazo reka bahumurizwe nawe. Abari mu bigeragezo reka ubarengere, kubera ko ari wowe murengezi mwiza, nta muntu n'umwe muhwanye. Uri Imana y'abagufi n'abarebare, uri Imana y'ibikara n'inzobe, uri Imana y'abize n'abatarize, kandi uri Imana y'abazungu n'abirabura. Icyiza cyawe ntabwo urobanura ku butoni. Niko ijambo ryawe rivuga ngo mu mahanga yose umuntu wakubashya agakora ibyo gukiranuka uramwemera. Ngaho niwemere abantu badukurikiranye. Nyemerera ubu buhamya Mwami Imana bugire bwubaka abantu benshi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abari bihebye reka bahumurizwe n'ubu buhamya. Nanjye ntaba ari njyewe, ahubwo umugambi wawe aba ari usohora kuri njyewe. Reka nkubere mikoro ubundi umvugiremo nk'uko nabyemeye. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen. Uwiteka aguhe umugisha cyane, kandi nawe udukurikiye Uwiteka aguhe umugisha. Uze kuza kumfasha mikrofone ifatire munsi kugira ngo amajwi aze kugenda neza cyane. Ubwo rero turatangiye igice cyacu cya gatatu cy'ikiganiro. Wenda n'abataragize amahirwe yo kureba ibindi bice bashake babane natwe muri iki ngiki, bari buze kuza gusobanukirwa by'umwihariko cyane, ariko icyo Uwiteka yagambiriye ko gisobanuka kiraza gusobanuka mu izina rya Yesu. Reka dutangire naho wamaze kwinjira mu rusengero ukaruvamo.
wari wabisobanuye neza. Urusengero mushumba waho ko yarafite izindi mbaraga. Ese by'umwihariko ni mushumba wenyine cyangwa wenda n'abandi bakorana mu rusengero bari bafite ubundi buryo bari barabipanze? Cyangwa se ikindi cya kabiri umfashe unsobanurire neza, hari uburyo insengero zifite ama branch niko navuga nk'ishami, ugasanga urusengero ruri Kigali ariko rufite nk'ishami hanaha. Ibyo bintu ntabwo baba barabashije kumenya niba urwo rusengero hari indi shami rwari rufite. Narabimenye kandi kuvuga ngo mbese mushumba wenyine niwe wari ufite imbaraga mbi. Muri urwo rusengero rwari rurimo abapasiteri babiri, harimo mushumba, harimo na pasiteri umwungirije. Noneho damu abantu bakanguke bashaka Imana y'ukuri, kubera ko abantu benshi bari mu buyobe. Nagiye nakira abantu benshi nkabasengera kandi bakambwira ko bamenye ukuri ko bari mu buyobe koko. Ariko uru rusengero nabayemo, urimo nabyumva, pasiteri yazanaga amazi yarangiza akayagurisha abantu, akavuga ngo aya mazi yavuye muri Isiraheli, noneho kugira ngo ugure aya mazi amake watangaga ni 500,000 cyangwa miliyoni bitewe nuko uri bitewe n'ubushobozi bwawe. Ayo mazi se afashe cyangwa aya mazi ku bacuruzi bacuruzaga bagahomba. Yaravugaga ngo mugende mujye kuyanyanyagiza ngo ku muryango ngo muyatere no mu byo mucuruza wabakiriya baraza. Kuko barazaga kuko bagarukaga gushima Imana kandi mare. Akongera akavuga ngo wenda ni nk'urugero waba ufite nk'inzu yabuze abakiriya, akavuga ngo aya mazi ugende uyahanyanyagize. Amakuru yo namenye kuri ya mazi, ntago yari amazi nyamazi, n'amazi ngo bafataga abana b'impinja cyangwa se imirambo, barangiza bakayoza, noneho ya mazi bogesheje imirambo bakagira gute, bakayashyira mu macupa, barangiza ya myuka mibi batongereye kuri ya mazi no kuri ya mirambo akaba ari yaza kuzura iby'abantu byagiye bipfa cyangwa akaza akora ibitangaza. Icyambabaje damu ntago ari ibintu byo guhimba inkuru, nge nabanye nabo ndetse bikomeye. Hari abantu bayanywaga ko bayahaga umuntu urwaye akayanywa, kandi ntago yabaga ari ay'ubuntu, warayaguraga. Ntago yabaga ari ay'ubuntu. Rero abantu bahumuke, ibyera byose ntabwo ari amata, ntabwo ari amata. Ese wenda by'umwihariko nk'abantu baguraga nk'aya mazi bakajya kuyatera ku nzu zabo kugira ngo zibone abakiriya, abafite uburwayi, kenshi tujya tunabibona no mu nsengero z'uyu munsi. Hari abantu babikora, nka mushumba akavuga ati dore aya mazi abaye amaraso ya Kristo, genda uyakoreshe uyatere iwawe mu rugo, ndimo ndabona imyuka gutya na gutya iraza kugenda. Kuko hari henshi cyane tubibona. Ese ibi bintu byaba bifitanye isano n'ibyo bintu cyangwa se wenda ni ibintu bisanzwe bibaho mu bakozi b'Imana? Ntacyo bitwaye. Ntago mvuze ko ari bose bakoresha aya mazi ari iby'iyo myuka mibi, kubera ko Imana iracyafite abakozi. Nubwo Satani ashishikaye ari gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo ayobye ubwoko bw'Imana, ariko Imana nayo ifite abakozi. Hari abantu bakoresha amazi, hari abantu bakoresha aya mazi bakayakoresha ariko ari amazi y'imyuka mibi atongeyeho izindi mbaraga za gishitani. Hari n'abandi bakoresha aya mazi bakayasengera adafite ikibazo. None se umuntu aguhaye amazi ntuyaguze muri botike nibura ngo ayasengera ureba? Ngewe hari ibintu bikorerwa mu mazi byanantangaje. Hari ahantu nari ndimo ndasengera, noneho umupasiteri asengera umuntu w'umudamu. Amaze kumusengera afata amazi uwo mupasiteri yari afite, arangije arayasengera. Amaze kuyasengera arayamuha ngo nayankunda. Ariko uzi ko hari abantu benshi bafite abana bose batagiye bava ku Mana. Hari abantu benshi bafite abana bose siko bagiye bava ku Mana. Hari n'abagiye bava ku badayimoni. Noneho uyu mupasiteri afata aya mazi ngo arayasengera ngo ayahe uyu muntu wari warabuze urubyaro.
noneho atarayanywa ndagenda ndamubwira ngo aya mazi wiyanywa. Imana irambwiye ngo aya mazi wiyanywa. Noneho wa mupasiteri ahita abwira wa mudamu, aramubwira ngo uyu nguyu ngo ni babandi bo mu butayu ngo wimukurikiza. Amazi arayanywa. Amaze kuyanywa ndamubwira ngo uyu mupasiteri arakuroze, akorana n'imyuka mibi y'abarangi, arakuroze. Ndamubwira ni kandi kugira ngo ubuhoke uzamanza usenga amasengesho n'andi y'ubusa. Ndamubwira ni kandi urarara ubonye ikimenyetso kurozwe n'uyu mupasiteri. Mu ijoro aryamye arampamagara arambwira ngo abonye wa mupasiteri ngo ari kumumanura mu mwobo. Ngamumanura mu mwobo ikuzimu. Ngamumanura mu mwobo ikuzimu. Rero Satani afite amanyanga menshi kandi arimo arakoresha izina ry'Imana kugira ngo ayobye ubwoko bw'Imana. Abantu nabagira inama yo gukanguka bakamenya ubwenge, kubera ko Satani arashishikaye kugira ngo abantu benshi abakure ku Mana damu. Rero hari ibindi nagiye mbona muri urwo rusengero, agafata amabuye nyamabuye, akavuga ngo amabuye yavuye mu ndege, ngo yayurije indege, bavuye muri Isiraheli, akakubwira ngo ibuye ujye urigendana mu ishagoshi, ngo cyangwa ngo urishyire hehe mu iduka, ngo iduka rizaguka, ishagoshi ngo irazamo amafaranga, ugatanga amafaranga ku ibuye damu. Abantu nibakanguke. kandi none se ryabuye wariguraga, ibyo bitangaza byarakorekaga koko? Bikoreka. Urumva byakorekaga bwa heza. Gusa hari abo byakorekaga ariko hari n'abandi bitakorekaga. Hano hari n'igihe twasengaga akabwira abantu ngo buri wese aze mu rusengero yizaniye ibuye. Noneho ya mabuye akayasengera, akavuga ngo urishyira muri stoke, urishyira muri stoke, urijyana mu kazi kugira ngo batakamwirukanamo, ugategereza, akavuga ngo nurishyira muri stoke umuceri akawunga biraza, ugategereza ugaheba. Noneho damu, Imana itabara abantu b'Imana, itabara abantu b'Imana. Ejo bundi sinakubwiye uburyo Satani arimo. Satani yaje kunsinyisha amasezerano. Wegeye buhamya ariko nani mbwira nta kibazo, bitubwire wenda nabyo tubimenye. Sinakubwiye uburyo Satani arimo arasinyisha abantu b'Imana amasezerano. Gute rero? Egereza mikrofone gato. Ntago bisekeje, birababaje. Yego. Satani arimo arasinyisha abantu b'Imana amasezerano. Ejo bundi nari ndyamye, ari ku manywa saa 8 z'amanywa. Noneho Satani arangije araza, arambwira, azana urwandiko afite na kashi. Arambwira ngo ndashaka ngo ugirane nanjye amasezerano, nindangiza nkukure ku rwego uriho nkushyire ku rundi. Ndavuga ni se gute? Arambwira ngo yansanze ahantu, arambwira ngo aya manege kurimo ndi buyagukure. Aya manege kurimo ngo ndiyagukuramo ngo kuba mu nzu nziza. Arangije arambwira ngo kandi ngo ndanaguha kugenda n'imodoka mu gihe gito cyane ukimara kwemera gusinya aya masezerano. Noneho arangije arambwira, urumva urabizi ko muri iyi minsi mfite YouTube channel. Nashatse YouTube channel kugira ngo abazajya bankurikirana bajye bakurikirana ibiganiro byanjye kuri Dawidi TV. Noneho Satani arangije arambwira ngo nimuhe telefone. Telefone yanjye ndayimuha. Nyimuhaye mbona agiye muri YouTube yanjye. Agiye arangije arambwira ngo reba, ngo ubuse nimba nari mfite views zingahe, nyeya cyane. Zari zigeze nimba ari muri, sinzi ngo zari zigeze muri zingahe. Arangije arambwira ngo reba, ngo ngiye ngwemera gusinyana nanjye amasezerano, ngo nuyasinya ngo ninkwamamaza, ngo ndanakwamamariza kuri YouTube yawe. Ndakwamamariza kuri YouTube yawe, ndayizamura umunsi umwe. Abantu bose bamamara ntago babamamajwe n'Imana.
abantu bose uzajya ubona ukabona ngo baramamaye ngo babaye abasitari ngo mu kanya nk'ako guhumbya ntabwo bamamajwe n'Imana bose kandi bari abakozi b'Imana hari abamamazwa na Satani kubw'impamvu y'icyubahiro bamukurikiyeho. Noneho ndangije amasezerano nanga kuyasinya, arangije arambwira ngo nutayasinya ngo ntuzi, yarambwiye ngo nuyasinya ngo nzakwamamaza mu isi yose, nta muntu n'umwe uri mu isi utazakumenya. Ndamubwira ngo aho ngeze ntabwo ari weho uhangejeje. Arambwira ngo aho ugeze hehe? Arambwira ngo nutemera gusinya aya masezerano ngo YouTube yawe ngo ntizigera irenga aha ngaha, ngo naho yari igeze ndayisubiza inyuma. Uziko numiwe ngo naho yari igeze ngo ndayisubiza inyuma. Noneho ubwo ngubwo ngira ngo ni imikino. Ikintu cyantangaje, yazanye inzoka ivuga avugana nayo. Arangije arambwira ngo iyo nzoka ngo arayidoma aha ngaha kano ku kaboko, kano kaboko n'ak'iburyo, ako ni iburyo. Arambwira ngo iyo nzoka arayidoma, wowe irakudoma, irandoma hano nyine. ngo nindomaha ngo ndahabwa imbaraga zo gukora ibitangaza. Umva ukuntu yarambwiye ngo ninjya ndambura ukuboko gutya abantu bazajya bagwa hasi, ngo ninongera kukuzamura ngo abantu babyuke. Ibyo nahise mbisanisha na rwa rusengero nabayemo, n'aba bantu barambura ikiganza abantu bakigaragura hasi. Noneho arangije arambwira ngo kandi nzaguha gukora ibitangaza birenze uko weho ubitekereza. Noneho yanzo kuza igisobanuro cyayo kundoma aha ngaha bisobanuye ko amaraso yanjye yari kwicanga n'ayiyi nzoka. Noneho konegisiyo ya Satani ikambamo. Noneho nkajya nkora ibitangaza mu izina rya Satani, narambura ukuboko, bwa bushobozi nahawe na ya nzoka akaba aribwo nzajya nkoresha. Umva naramubwiye ngo nta masezerano nsinya, ndamuyazanye urutonde rw'abakozi b'Imana. Nukuri kw'Imana narababaye. Yazanye urutonde rw'abakozi b'Imana nzi kabisa, bari inzahare, wajya kubona ukabona wanahise azamuka. Mbyego nambona abakozi bazi akagiye ambwira ngo uriya vewiti ngo nuko yemeye gusinya amasezerano. Akambwira ngo reba ngaba mu nzu nziza, ngo nuko yemeye gusinya amasezerano. Noneho ikindi, muri abo bakozi b'Imana yazanyemo n'abapfumu bina hasi bo mu Rwanda. Arangije arambwira ngo nuriya mupfumu ngo nuko yemeye gusinya aya masezerano. Hari abantu bapinga abapfumu. Nahise mvuga hari abantu bapinga abapfumu. Hari umupfumu abantu baherutse gupinga, naravuze ni mupinga ntago mumuzi. Uwuhe? Sarongo. Ntago mukubwiye, ariko hari umupfumu abantu bari bariharaje gupinga. Yasinye amasezerano afite imbaraga nagiye kubona mbona nawe ya masezerano arayasinya. Arangije arambwira ngo yasinye nawe ntacyo uzaba. Ngiye kubona mbona n'umugore w'uwo mupfumu nawe araje, mbona nawe yasinye ayo masezerano. Umupfumu wamutubwiye? Arangije arambwira ngo ayo masezerano ndamuzi, ngo ayo masezerano ngo ninyasinye ngo ntacyo mba. Azana urutonde rw'abakozi b'Imana bavuga Imana hano Kigali mu Rwanda, ku Gisozi hose baza naho kuri kamera, baza no kuri kamera z'inzozi zacu. Araza mbona umuntu arasinya ibyo gusinya. Amaze gusinya mbona iterambere rye rirakuze. Numva ndumiwe, ndavuga ni uyu muntu narinzi ari umukozi w'Imana, avuga izina rya Yesu. Uzi ko ba Yesu barenze umwe, ba Yesu babaye benshi. Kandi n'Imana zabaye nyinshi. Umuntu Satani afite systeme yo gukoresha izina rya Yesu wa pirate. Abantu noneho bakumva izina Yesu bakagira ngo uyu muntu ni Imana imurimo. Abantu nibakanguke bashaka Imana, ibintu byakomeye. Ubu ntago Imana irimo irashaka abantu benshi, ntago Imana irimo irashaka ikivunge cy'abantu. Imana irashaka umuntu ku giti cye. Imana irashaka gukizwa ku giti cyawe, apana gukirizwa
mu kigare cy'abantu benshi. Yego. Noneho abakozi b'Imana mbona basinya amasezerano. Nabonye n'abaririmbyi damu. Nabonye n'abaririmbyi. Mbona abaririmbyi baririmba indirimbo z'Imana wa mugabo. Zo kuramya no guhimbaza nabo basinya amasezerano. Arambwira ngo abantu nabo barayasinye. Ngiye kubona mbona n'abaririmba indirimbo z'isi. Nabo barayasinye. Urimo urabyumva? Mbona nabo basinya amasezerano. Arangije arambwira ngo wowe nutayasinya. Ngo nutayasinya ntacyo uzagira gute? Ngo ntacyo nzimarira. Noneho ubwo ngubwo amasezerano nanze kuyasinya yanzo kuzubyo yambwiye yarambwiye ngo ninemere ngo nuko kwa kundi bagutera agashinja ngo nukunkuraho ntabwo iri bumbabaza. Nekereze ndeba isura y'iyo nzoka, nekereza uburyo iyo nzoka imbwiye, nekereza uburyo ndajya gusinya amasezerano ya shitani nkatandikira umuhamagaro w'Imana. Amasezerano nahise nanga kuyasinya. Nanze kuyasinya yarambwiye ngo ikimenyetso ngo iyi YouTube yawe igiye gusubira inyuma mu buryo bukomeye. Uzi ko bwakeye mu gitondo nkasanga havuyeho views 200 nkagira ngo ni imikino. Hashira undi munsi kandi urumva YouTube isubizwa inyuma kubera kudakora. Hashira undi munsi nkabona yongeye nkabona izari n'urugero izari views 1000 zahindutse 300. Nkumva ndumiwe inafashe umwanzuro nagiye ku musozi njya gusenga. mbwira Imana nireka ndabona ibintu byako wese igikanyanya hise njya ku musozi. Twari twavuganye duhana gahunda, twari twavuganye ko turagekanya ko turaza kujyana ikanyara kwisengera Imana, ariko nge sina abantu buryo nahise mbyuka njya gusenga. Ndabona ibintu byakomeye njya gusenga mbwira Imana ni Imana Satani yamfashe ibyo ndavuga ni Satani ibyangera bigabye neza. Mbwira Imana ni nagusabye YouTube kugira ngo ibyo uzajya ucisha muri ngewe abantu bajye bankurikirana kuri YouTube yanjye. Nubwo bwose itaratera imbere. Umuntu wavuze ngo ibintu uvuga ngo no kugira ngo wamamaze channel yawe, ngo no kugira ngo nyamamaze. Ntabwo ari uko yamamaza. Hari nundi wambwiye ejo bundi kubera ibiganiro ngenda nshyiraho bidasa. Uyu munsi wenda nkashyiraho ikiganiro cyanjye, ejo nkashyiraho wenda ikiganiro cy'undi muntu cyanditseho channel y'umuntu. Ni nk'urugero nkashyiraho nk'ikiganiro cya channel yawe. Yanyohereje link arambwira ngo ariko se mbwiza ukuri bari babiri. Uwa mbere yanyohereje link nakoresheje telefone arambwira ngo ariko se ngo ati ibintu bya telefone nga turabona bimeze biti. Arongera ngo ariko se ko mbona ufite channel ebyiri, ngo ufite channel iyi niyi, ufite na David TV, tuzagushakira kuyi. Rero ni impamvu yuko nta kamera mfite. Abantu bankunda ahubwo bangurire kamera. Ryayeso gutera inkunga uzagure kamera. Bantera inkunga ngore kamera kugira ngo ibiganiro byanjye bijye bigenda neza cyane ryayeso. Ubwo dukomeje noneho n'ubuhamya sasa rero. Handi twari tugeze. Noneho nyine nahise njya gusengera YouTube da Imana irambwira ngo nyihagazeho. Yayihagazeho mbona yayihagazeho yagiye kwihagarara. Gusenga ni byiza. Gusenga naragisengeye umunsi nkuko Satani yayisubije inyuma umunsi umwe. Undi munsi umwe yari yongeye gusubira inyuma. Rero Satani afite imbaraga, ibyera byose ntabwo ari amata. Abantu bajijuke, abantu bashaka Imana, abantu bizera imbaraga z'Imana, abantu bave mu kigare barimo bizera amaboko y'Imana. Kubona umuntu mu rusengero ngo yashinze urusengero cyangwa ngo yashinze icyumba cy'amasengesho ngo ari guhanura ngo ibintu byakomeye. Hari n'abantu bakurikira ubuhanuzi badakurikiye Imana damu. Umuntu akavuga ni nshingiye ku buhanuzi. Ako kantu ko wikavuga ngo nshingiye ku buhanuzi wahanuye, nshingiye ngo ku muhanuzi wahanuye ngo bugasohora. Ngomba kumutegera itike y'indege akaza kansengera. Ntuzi uyu muhanuzi ngo akorana n'iyihe Mana, ntuzi ngo akorana n'izihe mbaraga. Hari igihe ugira ngo agiye kugusengera ngo imyuka irimo ikuvemo ahubwo agiye kugushyira mu iyi. Ukavuga ni nshingiye kuri ruriya rusengero barasengera indwara zigakira, barambika ikiganza abagwayi bagakira. Ruriya rusengero ngiye kujyayo nanjye njyana y'icyifuzo cyanjye kirasora. Hari abantu bakurikira ibitangaza bya shitani bakabyitiranya n'ibitangaza by'Imana cyangwa n'amaboko y'Imana.
ejo bundi ni hatari abantu ubuzi biba bikomeye biba bikomeye kandi hari muri iyi minsi abantu bafite na system ugasanga umuntu apimiranyije nk'amakuru y'umuntu, yamara gupimiranya amakuru y'umuntu, yamara kumenyaho gatoya, yarangiza akahita ajya kwitangazamakuru akavuga ati ndahanuye kuri iki gihe niki, cyangwa akaba ari ndahanuye Damura ari mu bitaro, Damura ari mu bitaro kandi Imana irambwiye ngo nintamusengera azapfa. Urimo urabyumva, wenda akamenya nk'amakuru gato cyane ko wowe uri mu bitaro, akahita aza kwitangazamakuru kugira ngo abantu bamumenye ko ari umuhanuzi. Komozaho cyane tuzabigarukaho mu kindi kiganiro cy'ubutaha, taza gutuma umurongo wanjye nkunta w'ibyo nshaka kugira ngo ni byinshi cyane bihari byo kuvuga, ibyo mwuka baduhatiriza kuvuga ni byinshi. Witeka azaduha urubuga, bizagenda neza, tuzagenda turushaho kubivuga kugira bigende neza. Kwa dukomeje rero aho uvuye muri rwa rusengero ukerekeza mu mashyamba cyase ku musozi wa Kanyarira, wenda nabone ikiganiro cy'umunsi no kuza kuba kirekire cyane, ariko turaza kugira ngo tuze kugenda neza, nikidarangira rimwe tuzabikomereza ubutaha kugira ngo nze kugenda neza cyane. Uburyo navuye muri rwa rusengero ntabwo nari nakubwiye ko hari umuntu Imana yandangiye mu karere ka Rutsiro ugusengera naje kuvayo ngaruka i Kigali mbere yuko njya mu mashyamba. Nabaye i Kigali nkajya ngenda mu muhanda ntegereje ko abanyerondo bashira mu muhanda, narangiza nkahita manuka munsi y'umuhanda nkararamo. Imvura irakahanyagirira, Imana ikambwira ngo nzakugirira neza. Noneho iyo nabonaga ndambiwe kurara munsi y'umuhanda, narebaga nk'ahantu hari igipangu kidafite umuzamu, nkahita nurira igipangu, namaze kumenya ko nta muntu ndeba nkahita ndyama muri cya gipangu, bugacya nagisohotsemo. Nabona binyobeye nkahita ndeba ahantu hari tuwarete, nkagenda nkayiryamamo. Ewana ntitaye ngo hari umwanda, ntitaye ngo bayinyayemo, ntitaye ngo banineyemo. Uziko ntanukigwa, sinukigwa, simumurirwa. Ubuzima nabayemo ntago bwari kunyemerera kunukigwa cyangwa guhumurirwa. Nkarara muri tuwarete, narangiza nkasinzira, Imana ikambwira ni Dawidi we, nzakugira neza, nzaguha kuba mu nzu. Ukaba muri ibyo bihe usenga Imana ntigusubize? Ndi umukozi w'Imana, ndi n'umuhanuzi Damu. Ndahangaha nari nshatse kubwira abantu ngo ntabwo igisubizo kijya kibanza igisubizo, ahubwo ikibazo kibanza igisubizo, kugira ngo wakubonye mu kibazo nakubona mu gisubizo azavuge ngo bujya yari Imana. Urimo urabyumva? Noneho hari igihe nabonaga kurara mu bipangu by'abandi bazanyiciramo, narangiza nkajya nko ku rusengero, ahantu hari urusengero, nkagenda nkahita njya nko muri toilette yo mu rusengero, nkagenda nkakingura, nagerayo nkahita njya muri toilette, nkafungiramo imbere, nkasinzira, nkafurura. Bwacya mu gitondo Imana ikantuma ngo genda ujye kwa runaka ubabwire gutya, ntimvuze gutya. Nkabwira abantu ko izabatabara kandi nta nkweto ngira, nambaraga inkweto zitagira taro. Ngewe najyaga kurangura imyenda muri pubere. Urabizi ko akunda abantu basohora imyanda, nge najyaga gushopingira muri ya mifuka bashyira ku muhanda. Noneho Imana kandi kambwira ngo mbwira abantu ko nzabagirira neza. Noneho nk'umuntu wajyaga urumva kubaho muri ubwo buzima, ntiwabonaga uburyo woga, wabaga usa nabi? Nabaga nsa nabi, usa nabi monsheri bikomeye cyane. Ubwo nk'umuntu wageraga nk'imbere ukavuga ati Imana irambwiye gutya na gutya, yabyumvaga gute cyangwa se wabonaga byakiriye gute? Umva se, kuko nagiriwe umugisha n'Imana. Imana yamaye ibintu bibiri, yamaye amavuta y'ijambo, imana amavuta y'ubuhanuzi. Ibyo bintu ndabishimira Imana ko ayo mavuta nyahagazemo. Abantu bambonaga wenda ndi nko gusenga, cyangwa twahuriye ahantu mu gusenga, bantumiraga wenda nko mu rusengero cyangwa mu cyumba, nagendanaga amasogisi abiri, rimwe nkagenda njyambaye. Urimo urabyumva? Rimwe nkagenda njyambaye rinuka bikomeye, rinuka ryaraboze. Noneho irindi nameshe nkarigendana mu mufuka wanjye. Noneho narangiza aho ngeze,
aho ngeze nagera ahantu ryarindi rikaba ryumutse nkahita nkuramo ya yandi nambaye narangiza nkahita nambara ya yandi nameshe. Hari ahantu nageraga ahantu bantumiye nagerayo bakavuga ngo reka twakire umukozi w'Imana Dawidi, nahaguruka abantu bagafunga iminwa, nyimara guhaguruka gusa abantu bakahita bafunga amazuru kubw'impamvu y'umunuko, bagafunga amazuru bakayafunga abahungiza bagahungiza kubw'impamvu y'umunuko nabaga mfite. Icyambere ntabwo nogaga, iyo nashakaga koga nahitaga ngenda usko namaraga nk'amezi 2 cyangwa 3 ntoga. Nashaka koga nkahita nese nari koga nkambara iki, nashaka koga nkahita ngenda mu mugezi nkogeramo nkahita nzamuka nkajya mu ivuga butumwa. Noneho hari umunsi ntazibagirwa damu, nagiye gutoragura ipantaro natumiwe ahantu mu masengesho ni kuri ADPR yo kuri sheri. Noneho natumiwe kuri masengesho njya gutoragura ipantaro ahantu ku muhanda mu mifuka. Ibyo pantaro yari nini cyane, igipantaro kinini cyane, yari igipantaro kinini. Noneho ndacyambara nzirikisha umugozi munini cyane. Noneho maze kwambara iyo pantaro njya mu ivuga butumwa. Ngeze mu hahandi bari bantumiye mvuga Imana. Tugeze mu gihe cyo kuririmba ndangije turi guhimbaza, turahimbaza, turabyina ngiye kumva numva ya pantaro iracitse navuze nimusinzira Imana yamanutse, abantu basinzira nanjye mpita nzamura ya pantaro mitira ko ngira gute nzamura, nuko nyine mitangira gute nzirika ipantaro neza, ariko nababwiye ngo nimusinzira Imana yagize gute yamanutse. Aho uvangiwe aho iryo byari ivangirwa, urumva n'umwuka udasanzwe, urumva nagiraga ngo abantu bose bari baraho ngaho batabona nyine ipantaro yamanutse. Tuvuga ati nimusinzire Imana yamanutse, ariko ni impamvu y'ipantaro yanjye yari icitse, wa mugozi wari ucitse ipantaro hitigwa hasi, nanjye mpita nihutira kuzamura ya pantaro. None abantu nyine bamwe barabibonye abandi nyine ntibabibona basinzira. Ese waje gufata umwanzuro wo kujya kwibera ikanyarira ryari bigenze bite mu ruhe rwego? Noneho ubuzima bw'Ikigali bwarancanze, bumaze kuncanga mbaza umuntu ahantu basengera, mubajije arambwira ngo hari ahantu basengera ibyumba, niho namanje kuba ibyumba ku mazi urahazi. Nkumva sindajya ariko cyakuzajyayo kubwira Imana ibyanjye, nzakujyana yo ndahazi narahabaye. Noneho umuntu arambwira ngo hari ahantu basengera ibyumba ku mazi, ndangije ntega imodoka, maze gutega imodoka ingeze ibyumba, nta muntu mazi, ngiye kugwa imbere y'Imana numva ubuzima buncangiye i Kigali. Noneho ubwo ngubwo ndangije nagezeyo mbayo munsi wa mbere, mbayo uwa kabiri, mbayo uwa gatatu, mbayo, ariko nabayeyo uburyo najyaga nyine hari umuntu wahita uvuga ngo nabaye amezi agera mu 8 ibyumba ku mazi, nta n'umuntu mazi. Najyagayo ufite amavuta, umuntu akahita andeba, yareba inzara ugiye kunyica, akahita ambwira ngo Imana irambwiye ngo njye kukugurira icyayi. Undi akambwira, akagenda agateka, kambwira ngo Imana irambwiye ngo yarimbwiye ngo nkuzanire ibiryo byo kurya. Nabayeho muri ubwo buzima, bigeze aho nza guhahurira n'umupasiteri w'umurundi, nawe yari yarazanye ibibazo bye, turahahurira noneho ubwo nyine nahahuriye n'umupasiteri w'umurundi. Yego, tubana muri ntabwo araberi, oya ntabwo araberi, nundi w'umurundi. Yego, noneho tubana muri ubwo buzima. Nyine hari abantu bundi yuza umuntu ukomeye uca mu bikomeye. Noneho twarahabanye tuhabana muri ayo mezi yose angana n'8, birangira shabana dufunze. nawe umupasiteri yaravuye i Burundi, nawe azaho ngaho hari ibyumba, yari afite urusengero ruri muri Kredi bagiye kuruteza cyamunara, ahita ashaka umusozi nawe ajya kugwaho, tuza kuhahurira. Ariko yaranansengeye, niwe muntu wankureye deliverance bwa mbere nyine. hari imbaraga z'imyuka mibi zanangendagaho zo muri rwa rusengero rw'imyuka mibi. Rero uwo mupasiteri twabanye ni naye wankoreye deliverance.
rero mubana aho ngaho ibyumba mu mezi 8 mwabanaga gute mwaryaga mute mwaryamaga gute gahunda yo gusenga ku musozi yabaga imeze ite twarasengaga kuko twahabaga tutagira inzu tubamo twarasengaga ijoro n'amanywa tugira ngo wenda Imana idutabara nashatse kwiyahurira hariya najyaga niruka nk'ahantu ku musozi niruka nkamanuka oya nshaka kwiyahura ahubwo nkamanuka nkareba ahantu hari umusozi hari umukingo muremure ku byo ndahita manuka mu mazi nkagwa ku rutare hari ibyumba nabigerageje inshuro 3 ngo mpfe biranga kandi waraje gusenga naraje gusenga Imana yaranze kuntabara noneho hari umunsi umwe nahubutse nshaka kwiyahura ngo ku rutare umugongo uravunika namaze n'igihe ngwaye umugongo noneho Imana ikambwira ngo Dawidi nzakugira neza nzakwamamaza abahanuzi bakaza ati Dawidi nzagutabara bakamanurira ukareba ukavuga ati bundi nta muntu utegeka igihe kiragutegeka iyo uri iyo kibishatse igihe cyakugaburira cyangwa kikakwaka ibyo cyaguhaye igihe cyakwambika ejo kikakwambura imyenda cyakwambitse igihe cyaguha kuba mu nzu yawe ejo kikayigukuramo ukajya mu bukode igihe cyakubakira cyangwa kikagusenyera igihe ni hatari noneho nabaye muri iryo shyamba ndiyahura biranga byanze Imana ikajya imbwira ngo izangirira neza niho hantu hambere Imana yambwiye ko nzashakishwa n'abanyamakuru irambwira ngo Dawidi nzakwicaza ku ntebe amakamera ajya gutunga nzagutunga amakamera bategereje kumva ibyo nkize mu kanwa kawe ni naho hantu yambwiriye irambwira ngo nzaguha kugendera mu ndege nk'ugenda mu modoka ukoresheje ya karita ya tabande ibintu wabibwiwe uri mu ibyumba ni muri icyo buzima naho kuba ngira ahubwo nta n'imyenda ngira muri icyo gihe wari uri kumwe n'umupasiteri w'i Burundi mbana n'uwo mupasiteri irambwira ngo nta gihugu cyo mu isi utazajyamo ngo kandi irongera irambwira ngo nzakwamamaza mu bihugu byose uri kunkorera no mu gihugu cy'u Rwanda nta muntu urimo utazakumenya kubera ko nzakugirira neza ese uyu munsi uzi ngo sinicaye mu isezerano Imana yavuze ubu nanjye simvuga abantu bagategereza ibyo Dawidi yavuze rero kamera zigutunga kamera zirantunga ikintu Imana yavuze irakirinda kandi kidasohora byaje kurangira gute rero kuva aho ngaho kuri uwo musozi w'ibyumba kujya twegeze ikanyarira ahantu nkunda cyane twarahabaye nge n'uwo mupasiteri kuko twe tuhabaye igihe kinini noneho akagari karatumenya umudugudu uratumenya isibo iratumenya n'akarere karatumenya noneho baza kumenya bamenya ko ibyumba habaye abantu babiri hari abantu babiri bananiranye none umva ikintu cyahagurukije akarere baravuga ngo umunyarwanda abana n'umurundi mu buryo butemewe n'amategeko umva akagambane katubayeho noneho twagiye ko natubona pandagare bafunga ibyumba nitwe abantu batumye bahafunga tubona pandagari iraje ahubwo ngo Imana idutabara pandagari iraza baravuga ngo umunyarwanda bara no mu bundi mu buryo butemewe n'amategeko ngo gute tuhamaze amezi 8 badushyira muri pandagare badukandagizaho ibirenge kandi twarasenze noneho twageze muri gereza nge n'uwo murundi baradukatira bamaze kudukatira urumva nyumva bashaka urumva icyo kirego ari kuntu kiremereye mwashinjwaga ikihe cyane twashinjwaga ko tubana mu buryo butemewe n'amategeko umunyarwanda abana n'umurundi ati kandi yari umugabo yari umugabo ku mugabo urumva uwo yari umugabo nanjye ndi umusore noneho uwo murundi gusa ikintu cyaturokoye yarafite impapuro nyinshi z'urusengero rwe kandi ngende umupasiteri bakavuga ni reka banga kubyumva noneho badushyira muri kwa kundi bashyira umuntu mu gateganyo ariko ari muri systeme yo none se babajyanye kwihegereza batujyanye muri gereza nimba iri hafi ya Gatuna uri kwerekeza i Gatuna
noneho ubwo ngubwo badushyira muri icyo gihe mwaraburanye se mwagiye mu rukiko kuburana bwa hese badushyize muri iyo systeme yuko dushobora kuyivamo bakahita badukatira twasanze ari abantu bagiye bakatira imyaka 10 n'ingahe 20 tugezeyo uwo mupasiteri yari umuhanuzi ukomeye nanjye ndi umuhanuzi mupasiteri tugezeho mbona yuzuye umwuka wera ahuzuye nanjye mba ndahuzuye dutangira guhanurira abantu uwo bakatiye imyaka 10 n'ingahe umupasiteri akavuga ni wowe mu gitondo uri butahe ndakamubwira ngo we uzansiganga twamaze iminsi 3 uwa kane twawutashyemo twarokowe niki twarasenze umunsi wa mbere umunsi wa kabiri turasenga imbaraga z'Imana ziramanuka zimaze kumanuka abantu bose bari baraho n'abapolisi baraza imbaraga z'Imana zirabafata none umupasiteri aza kumenyana n'umupolisi umwe waho ngaho w'i Burundi baza gusanga baziranye baje gusanga baziranye amubaza uko byagenze amusobanuriye umupolisi abadukoreye ubuvugizi kuko nta byaha twari twarakoze abijyamo bajya kudutekesha impungure uwo munsi turataha twavuye muri ziriya nce n'amaguru tugaruka i Kigali n'amaguru mupasiteri ndabugana Imana irambwiye ngo uzatabarirwa iwanyu Burundi umva twaraje tugera hariya kuri Inyanza nyine Inyanza ya Kicukiro umupasiteri yagiye iwabo n'amaguru i Burundi inamaguru twarasenze tumaze imyaka amezi 8 nanjye nahise njya kuba handi hantu bita Samuduha amenye utahazi Kabeza nahuzi hari ubutayu bwitwa Samuduha niho nahise njya kuba muri iryo shyamba ho nahabaye igihe kingana naho nahabaye igihe kingana naho amezi ajya kurenganeho naho naseseraga mu byatsi nk'inzoka ho habaga bicanyi haba inzoka musi ya Kabeza musi imiyenzi hari n'imigano myinshi noneho ubwo ngubwo aho narahabaye naho nkajya ngenda nsesera nk'inzoka iri gusesera Imana yandindiye aho ngaho ikajya imbwira ngo izagira gute izangirira neza izama kuba mu nzu imvura yaranyagiraga nkabwira Imana ntiwamba ikanga ngo nzakujyaneza abana iyo neza yawe yireke wamba bari ukama kurara mu nzu rimwe nkumva uko bimera nibura imvura yanyagire gasanga nanjye ndi mu nzu najya kubona nkabona amatara ivuye mu ijuru ishashe neza nkahita mbona ndaryamye bwaca mu gitondo ngasanga amatara yagiye ndyamye mu kiziba cy'amazi ikambwira ngo ni ikimenyetso kikugaragariza ko nzakubesha mu nzu kandi ukabaho neza nabayeho muri ubwo buzima noneho imvura yahanyagirira nkabwira Imana ni wamaye amahirwe yo kurara mu nzu nibura umunsi umwe njya kubona nkabona amatera iramanutse nkabanyiryamyeho bwacya mu gitondo nkayishaka nkayibura nabayeho muri ubwo buzima buza kuncanga nabwo ndangije njya kubikanyarira njyayo ngezeyo narahabaye noneho ikanyarira wenda n'abantu bahatahaze haba abantu benshi nta munsi n'umwe rwose abantu benshi b'inshuti zanjye tujya tuvugana n'umwe ati narayeyo ajyanye n'icyo message ngo ndikanyarira agahita ambwira ngo turayeyo ngo turi nka 80 avuga nti 80 baba barenze ejo bundi nari ndiyo haba hari abantu benshi ikanyarira vuba nta n'iminsi gashize ejo bundi navuyeyo waraye y'amajoro angahe hari naraye y'amajoro 2 harare nk'abantu bangahe nta nubwo bababara ikanyarira haba hari y'abantu benshi bikomeye hari n'abatuyeyo kuko Mana yanjye haburi y'abantu benshi ariko uziko ikanyarira ariho hantu hambere nambariye bucikopa nukuri kw'Imana ikanyarira niho hantu hambere nambariye bucikopa muri ubwo buzima ndi Kigali uzi ngo nambaraga bucikopa kanapfa ko bitama igipanarora ngahita nigendera ariko byose kandi ikanyarira nagezeyo mvuye Samuduha noneho nakubwiye ko igice cya mbere nahabaye amezi 4 nazamukaga umusozi uriya musozi kuzamuka nukuzamuka ewana uziko hari abantu bawuzamuka nk'isaha 2 cyangwa isaha 3 cyangwa isaha 1 kugira ngo bagere hejuru aho kanyarira original ngiyo nawe uzamukaga
nawe uzamukaga nk'inshuro 7 umunsi umwe. Ndabyibuka umunsi wa mbere kugira ngo Imana ihankure nubwo yahankuye nkasubirayo kugira ngo mbone buci kopa, nahazamutse inshuro 7 nkajya nzamuka ameze uko mfashe ipantaro gutya ngo itagwa meze uko, na buci kopa warayibuze koko, na buci kopa Mana warayibuze, nkagenda mfashe uku nguko inshuro 7. Nkimara kuzamuka inshuro ya 7 Imana irangije irambwira ngo buci kopa ntago nayibuze Dawi, ati ngiye kukugira gute, kugutunguza ikintu cyitwa igitangaza. Irambwira ngo ahangaha haraza umuntu nohereje, ati umuntu uri burarani uririrwa niyerekwa rye, numara kugirirwa na uranarirarana, uwo muntu araba afite umugisha wawe. Nirirwa nyerekwa ry'umuntu w'umugore, arangije aza kuri uwo musozi yazanye n'ikipe y'abahanuzi. Abahanuzi muri iyi minsi basigaye bagira abakiriya. Muri iyi minsi ugasanga ntago ari babone uzinambara ziba mu bahanuzi ngo bamutwariye abantu ng'abantu. Abahanuzi basigaye bafite abakiriya gute? Abakiriya ugasanga uziko natangaye ejo bundi nari ndikanyarira, nagiye ndi ngenyine nta muntu ndi kumwe nawe, wagiye kujya kubona umuhanuzi azamukanye umusozi nk'abantu 10 aje gusengera. Niyo mpamvu kenshi na kenshi abahanuzi bahora mu byifuzo by'abandi bakiyibagirwa. Kabona zamukanye nk'abantu 10 kandi aba bantu 10 akabashyira pembeni ku buryo utaza kubahanurira kugira ngo utamutwara abakiriya. Cyangwa ugasanga umuhanuzi yazanye n'abantu wenda nka 5 bazanye imodoka aje kubahanurira. Rero ugasanga ku buryo ni nk'urugero wajyanye nk'ikanyarira abantu 10 cyangwa 5 ku buryo naza nabahanurira wakumva ari byo, babantu kabumvisha ukuntu mfite imyuka mibi kugira ngo nabagutwara cyangwa banyaka nimero bawenda bankunze n'abantu ibintu biri byo ukabumvisha ukuntu uriya muntu wabahanuriye atari iby'ukuri. Rero abahanuzi ibintu bijyaye bahikanyarira mwana, siko ngiye nigeze kujyayo nataha nkumva bari kuvuga umuntu ngo uriya muntu ngo buriya ngo n'umurangi gutya na gutya, kandi nabonaga ari guhanura mwana yahanuye ibintu nkavuga ni se abantu ko bari bari gusenga ibintu bije gute. Nyine ni hatari hari abahanuzi batakaje umuco. Ndi hari umuntu ejo bundi akantu ashyize kuri stati ngo ubundi Satani ngo mu Kristo ngo ari mu rugendo ngo yarinze agera ku rurembo, agera ku rurembo rw'ijoro, akibona hari utundi tuyira dushamitse, hari utundi tuyira dushamitse yashaka kuducamo imbaraga z'Imana zikamukuru gakomeza inzira. Umuntu niyo yaba ari umukristo 100% mu nzira aba ari kugendamo haba harimo utundi tuyira. Rero nkunda kubwira abantu nkababwira ngo impamba y'urugendo ye kubibagiza intego y'urugendo. Intego y'urugendo irakomeje, gahunda no kujya mu ijuru. Noneho umugore yari yazanye n'abahanuzi bavanye Kigali barenga 3. Imana nubwo nabaga ndi muri ibyo ewana gira amahirwe n'Imana, umugore naramugezeho nari mfite yerekwa rye, naramuhanuriye ariko hano byatangiriye twarararanye kanyarira haba yimbe hiteye ubwoba. Yari yazanye igikuvurori bamfubika muri icyo gikuvurori ndaryama ndara neza. Mu gitondo cya kare bari bazanye amaji n'ibiki byose barangahurira ndariye. None umuhanuza akora ikosa ahita amaze kujya amaze no guhaga ariwe muhanuzi mukuru wazanye n'ababakire, arangije abahanuye abatanze babandi guhanura kugira ngo yemeze wa muntu ko azi guhanura. Bitewe n'ibibazo nari nifitiye ntabwo nari nzi nyine aho bahuriye, amuhanuriye se nuzura umwuka ifuye ndavuganire kareka ntabwo ari ko Imana ikubwiye. Wa mugore mitamuhanura muhanuzi ndamucecekesha ngo arakubeshye, mitamubwira ukuntu iwabo bimeze. Bari baramuroze uwo mugore yafatwaga n'ibintu by'ibisazi bikamutungura akagwa bikamutungura nyine. Ndabwira ni wawe bimeze gutya na gutya abangaba mwaturukanya aha. Ndamubwira nti mubanye muri ubu buryo babandi mbambakuye ku isoko. Rero ntangije muhanuzi umugore aravuga ati nibyo titujyana ujye kubitaburura, ati tujyane. Umugore ndabwanira kasi navana Imana itanabaye turagenda, arabwani tugende ujye kubitaburura wongere ugaruke. Twarajyanye ngeze iwe bari baramuroze baratabye ibintu mu nzu ari byo bimusaza yasaraga ari we aketa yiruka asohoka mu nzu.
bya bintu baratabye ndabitaburura ndamusengera abarakize amaze gukira yamaye amafaranga wa mugabo we yanshingiye iduka yanshingiye iduka abahanuzi mbakuye mu nzira yanshingiye iduka Kicukiro nacuruje iduka nacuruje depo ibirayi ibitoki amakara ndumukire mva mu ishyamba mitambo umuhegwe mitambo umukire ndangije noneho nyuma yaho nyine numvaga gahunda yanjye ari ugucuruza noneho ndangije ndacuruza ngira abakiriya benshi cyane maze kugira abakiriya wa mugore mba ndavuga ni rero mbona gahunda ze zigiye gutandukana n'izanjye mbona izindi gahunda ashaka kungambiraho zigiye gutandukana n'izanjye mba nigiye muri gahunda zanjye zo gucuruza nawe mva muri gahunda ze mwe ucyo gihe mwe mwari mubanye gute wari umukozi we oya nabagiwe nyine wabagiwe nabagiwe gusa ariko yaragushingiye business yaranshingiye business yari afite umugabo se yaramufite yaramufite noneho ariko ndangije mbona maze kubona nyine icyerekezo cy'ubuzima nkibonye urugo mba nduvuyemo ariko adashaka ko nduvamo noneho barandoze abacuruzi twakoranaga batangira kungirisha ariko bw'impamvu y'abakiriya noneho barandoze bamaze kundoga nkajya ncuruza umunsi umwe undi munsi sincuruze najya ku kazi nkasanga baneye imbere y'umuryango nigeze gusanga baneye imbere y'umuryango mbikuyeho mita ndemba bikomeye ndaremba curuzi bugenda buyoyoka Adawe mavuta yagendaga agabanyuka gake umuntu yazaga guhanga mwongeza ubuhanuzi noneho ariko umurimo w'Imana nawukoreraga n'undi aho ngaho nakoraga buriya tujye tuvuga ukuri iyo umuntu agiye muri business sibyo umurimo w'Imana bayawutaje nta ukeza abami babiri iyo wakeje umwami w'ibiceri w'amafaranga ubwami bw'Imana babwakuvuyemo ibintu tubivugishe mu cyane nako kuri kabisa ni nako byagenze nakurumva abantu baramamagaraga ndi mukozi w'Imana insengera nta mwanya mfite abandi bakamamagara insengera nindi mu kazi nari maze kugira ubushobozi bwo guhamagara imodoka y'ibirayi nkayikura mu ntara ikaze Kamenera iy'amakari Kamenera iy'ibitoki Kamenera natangiye kumushoramari noneho ibintu uyisujya mu gushora imari ariko y'Imana nyine satani atangiye kugufatira aho hantu mu mafaranga yendanaga amafaranga mu mufuka nabaye nka boss noneho ubwo ngubwo nabayeho muri ubwo buzima barandoga birayoyoka mbona ibintu birakomeye mbonye bikomeye naje gucuruza ibintu byose nari mfite uzi ko bandogeye imodoka y'amakara napakuruye amakara gahinduka incenga rozi n'abatekinisiye mbonye ibintu bikomeye ibintu nari mfite byose ndabicuruza maze kubicuruza umuntu araza yari umupasteri ariko yararimo kubakisha arambwira ngo nimuhe amafaranga afite ayishyura abafundi n'abandi ngaraza kuyamavuye kuri banki narayamuhaye umupasteri birangira yanyemeje arayanja ayandiye mbura igishoro kiba kigize gute kirahiye kimaze gushya nabuzaho noneho mbura nayo kwiyishyurira inzu ibintu birakomera ahantu nagiye guhungira urahazi nasubiye guhungira ikanyari niho nagarutse uravuga ati Imana ndagarutse Imana rwose ndagarutse biranze noneho niho nagarutse mpaba amezi agera muri 6 mpaba nanone mpanurira umuntu ndavugana Imana irambwiye ngo iguhaye inzu i Kigali noneho ya nzu nyimuhanuriye aza kuyibona ayibonye birangira ambwiye ngo ngwino tubane nabaye aho ngaho ndangije naje kuva kuri uwo muntu nabagaho mita mbona amafaranga yo kwiyishyurira inzu ari nayo mba mu uyu munsi rero ubu munsi buretse gato utarajya kure cyane hari uburyo ubwo buzima bubayemo abakozi b'Imana bahanuzi nabo dukurikiye nk'ubwiza ukuri satana dushoboza ikintu cyitwa amafaranga buriya watangiye guhanura kabiri umuntu akagukubita ifungwa akagukubita amafaranga
umenya ngo amavuta atangira kugenda agabanyuka ukajya wumva noneho wajya ubikora buri munsi. Ibyo bintu bibona gute dawe? Ibi ngibi umuntu akajya yumva yahora hanura buri munsi kwa ko yahanuye rimwe bikamuhesha ikintu, bikamuhesha amafaranga, bikamuhesha sibyo n'amafaranga n'ahindi. Biri mu bice bibiri, akajya yumva yahora hanura kandi atari byo. Biri mu bice bibiri. Hari umuntu uhagurukana impano y'Imana, noneho Imana imufitiye icyizere, noneho yamara kwamamara gato cyane, yamara kwamamara gato cyane, noneho yahanurira umuntu wa mugani yamuha amafaranga, noneho akajya ahora mu buhanuzi bumuhesha iki? Amafaranga. Cyangwa agahora mu buhanuzi bumwamamaza bw'ihiti. Cyangwa umuntu akaba yarabayeho muri ubwo buzima nabayemo atambara, Imana yamukubita ikositimu nk'iri ryanjye, akahita ajya ku macano yose ati noneho rero gahunda, ati noneho Imana yanabaye yamaye ikositimu, ati ugasanga abantu urumva urwego yarariho akahita ruvaho. Hari umuntu nigeze kumva ejo bundi ngo kubera ko Imana yamaye ikote ngo abantu bangiriye ishyari. Ikote muvana Imana uzi ko hari abantu Imana yanga gutabara kubw'impamvu y'ukuntu babona iramutse batabaye bahita bayivaho burundu. Batanasenga nagaruka abantu baba badasenga, suka abantu baba batanasenga babona kora n'Imana. Ariko tumenye ngo mu nzira no ku rurembo hashamitseho utundi tuyira, tumenye neza inzira ya nyayo. Hari abantu muri iyi minsi maze iminsi mbagayira ibikabyo byabo. Umuntu wambaye inkweto, Imana ikwambitse inkweto, ugiye kuvuga ngo abantu barakugwanya ngo bari kukugwanya ngo kubera ko wambaye congo. Ubu Imana iguhaye imodoka, ubu none uvugishije ukuri wakongera nimba wakoreraga kuri wenda kuri channel y'INZOZIZACU TV, ubu ntago rwose, ubu ni gahunda yo kuri BTN nabo bonyine bagomba amacano wahita uyakatira kuri televiziyo, yakasinyire ku rwego rwanyu, nanga ikiganiro kuri televiziyo. Abakozi b'Imana igituma kenshi na kenshi Imana itanabagirira icyizere ngo ibazamure vuba, hari umwuka w'ubwibone no kwiyemera wabateye. Noneho Imana yagukubita ikote ukahita wumva ko abantu ugomba kubahonyora, karuvati ukayene taya bone shine manda. Imana igaruke kubahanuza. Byiza cyane kadusoza ikiganiro cyacu, tubizabigarukaho. Ni byinshi cyane tuzabigarukaho. Navuye aho ngaho nyine ndangije. Urumva y'umuntu abi w'abandi hari uburenganzira badafite. Hari isaha ubutemerewe gutaha. Noneho nagize amahirwe Imana inyishyurira geto nyibamo, noneho maze kuyibamo na n'iyi saha ndacyayirimo kandi Imana incira inzira nkabona yo kuyishyura kandi nkabona n'uburyo bwo kubaho. Rero urumva ko cyategereje n'ibindi Imana yavuze kandi bizasohora. Ndacyategereje n'ibindi Imana yavuze ko nanjye nagendera mu modoka ntateze, naba mu nzu ntishyura. Ibyo byose bikorwa n'amaboko y'Imana, kandi byose bishobokera mu kwizera amasezerano y'Imana. Imana igusezeranyije ikintu buriya hari igihe ureba ngo bizanyura he, bizaca he, ariko nyamara ngo none se wa mugani w'ababandi bambara ikote bakahita baca ibiti n'amabuye. Nanjye ntabwo nambaraga inkweto, ariko ubu ngubu nambaraga izitagira taro, nazo ntoraguye hehe muri pubere. Ubu nanjye si ibyo kubeshya, ndashimira Imana ko nacyambara izo ntoraguye muri pubere. Naho nazambara ari zimwe nkazambara umwaka, ariko mba naziguriye cyangwa Imana ikabategetse umuntu akazingurira. Na n'ubu ngubu ntago nyicyambara ibirere cyangwa imishumi, nigurira umukandara nkawishyura yanjye nkawugura. Cyangwa unanjye nambara ikositimu. Uzi ko nambara ikositimu bwa mbere, nambaye ikositimu nari nayitiriye umuntu ngiye kuvumba umuceri ahantu kugira ngo nse n'abakwe. Buriya mu bijyo nkunda mu buzima nkunda umuceri. Iyo nakumburaga umuceri najyaga kuwutoragura mu mifuka iwume cyangwa ubu yarawumaye.
inaguhe n'uwundi mu rugo ntihakabura umuceri muri stoke ntihakabura umuceri ntihakabura umuceri utari yari ikanyarira utari uri ibyumba na hehe na samuduha Imana uguhe mu Imana nje nkurira mu nzu ndimo mu izina rya Yesu David dusoza ikiganiro cyacu nuhe butumwa waha abantu byo mwihariko icyambere naho ubutumwa abantu bari mu buzima bumeze nk'ubwo narindimo iyo uzaca mu bintu bikomeye iyo uzaba umuntu ukomeye uca mu bikomeye nta nzira y'ubusamo ku mugisha w'Imana nakwihanganisha abantu bari mu buzima bubi nkababwirira ijambo Imana yambwiye rivuga ngo ntabwo igisubizo kijya kibanza igisubizo ahubwo ikibazo kibanza igisubizo kugira ngo wakubonye mu bibazo nakubona mu bisubizo azavuge ngo buge yari Imana ihangane Imana irimo kugushakira abafana bazemera ko ari Imana wasengaga nta nzira y'ubusamo ku mugisha w'Imana nta nzira y'ubusamo ku mugisha w'Imana bica mu nzira biteganyijwe gucamo cyane iba ari mbi ibe ari ukuribwa iba ari ugomba kuyicamo nta mpamvu yo gushaka inzira nta mpamvu yo guca hafi nkamwe Satani yaragiye kunkatisha ngo amicyubaye icya kabiri dusosigana icya kabiri nabwira abantu ngo bavuga Imana yabo apana Imana nabwira abantu nkababwira ngo nibagakora ikosa ryo gutakaza ubuhamya bw'ahashize nibagakora ikosa ryo gutakaza imirimo y'Imana yakoze ahashize nukarebera Imana mu buzima uhagazemo uyu munsi ahubwo Imana ujye uyirebera mu buzima Imana yagucishijemo mubyo yakoze kubera ko ubuhamya bw'ahashize ni insinzi y'umukristo imufasha kunesha ibyo agezemo umunsi wa none Imana niguha amahirwe ukica intare intumbi y'intare ntukayitakaze ahubwo uzakingura icyumba cyiza ugishyiremo ya ntumbi y'iki y'intare imbwa ni ziza uzakingura icyumba utaravugana n'imbwa ubwira imbwa zite zibwiriza zireba ahantu intumbi y'intare iri zitaravuga zizamenya icyo gukora zibwiriza zigende iteka guha umugisha nawe wabanye natwe iteka aguha umugisha ushobora kudukurikira kuri Dawidi TV ni channel uyu mukozi w'Imana ushobora gukoraho subscribe ukajya ukurikira ijambo ry'Imana uko Uwiteka azagenda mushoboza dore ko nta n'ikibazo afite n'ikibazo cy'ibikoresho ariko twizeye ko mu imbaraga z'Imana bizagenda birushaho kugenda neza bizaboneka bizaba mu izina rya Yesu Kristo David twagushimiye ku bw'ubuhamya uduhaye dusangije mu buryo bugiye butandukanye kandi bufashije benshi dufite ubutumwa rero tugomba kuzageza ku bantu badukurikiye ubutumwa Imana yaguhaye cyo basabwa no gukora subscribe kuri Dawidi TV cyangwa se ku NINSHAKE TV ubundi bakazabukurikira batwifuriza amahoro n'imigisha bibe mu ngo zabo Astra Vista turabakunda cyane amen.